ninde ubivuga ni amateka ya Bibiliya nyine ninde ubivuga abanditsi ba Bibiliya abanditsi ni bande abayikura mu rurimi rw'ikigiriki Jewe abakura mu rurimi rw'ikiheburayo bavuga kuko Bibiliya bitabo bitanu bya Mose icyo gihe bazanavuga ko na Yesu nawe ari miti Jebye sinyebyemera nyine sinyebyemera ariko ko tugenda kuri context y'igitabo oya nge ntago nemera ijambo ry'Imana twemera ko ari ijambo ry'Imana Bibiliya nyine twemera Bibiliya oya ntago bivuze yuko twebwe ibintu turi kuvuga niba hari umuntu ujaga komanta igikomantere yiwe tuyifata nk'ukuri ariko nk'ubu haje nk'umuntu akavuga tuti mu by'ukuri ngewe iyo mize nayinjiyemo kuko nasanze Yesu ari umwirabura uwo yaba arushijeho kuduhereza iki none niba umucyo ashobora kuvuga ati rero iki gitabo cyanditse muri Bibiliya ntago ari ibintu byabayeho mite bivuga ibintu bitigeze bishobora kuba byarabaye cyangwa bitarabaye nyine ariko ubwo urumva niba ikintu kitarabayeho cyangwa cyarabayeho ubwo urumva ni ugushyira abantu mu runga reka tureke kuko rero ejo bundi ndimo gukora ubushakashatsi bwanjye nibwo nagize gutya mbanguye kuri ngo mize y'Abarusiya bafunguye ejo bundi mu myaka yose yashize wabahishuye ukuri bahishura ukuri ko Yesu Kristo yari umwirabura yari afite ishusho y'umwirabura murabizi neza abirabura hari abafite imisatsi nyine ikomeye hari abafite yoroshye rero Yesu ngo yari umuntu ufite imisatsi y'abirabura bagaragaje abambwa ku musaraba amashusho nyine y'inoza bagiye bakora bari barayabitse imyaka n'imyaniko mbese nawe wemera 100% ijana ko Yesu yari umwirabura cyangwa se Yesu yari umuzungu twibukiranye ko muri Isirayeli y'uyu munsi wa none harimo abantu babiri kandi bose b'Abisirayeli harimo umuzungu hakabamo n'umwirabura kandi aba bantu bose nta uhakanya undi nta nuvuga ngo nta n'umwirabura uri muri Isirayeli bavuga ngakomoka muri Afurika nk'uko twebwe tuba hano mu Burayi nubwo waba warahavukiye nubwo waravutse ku muzungu bakavuga ngo inkomoko yawe ni hehe n'ababa muri Amerika bayita ngo ni African America cyangwa na American Africans noneho ariko tukagumya tukibaza ku kibazo ngo ese Yesu koko ko haba mu mafilime haba mu mafoto bagaragaza mu bitabo by'Imana haba mu mfashanyigisho zitandukanye ko bamugaragaza ari umuzungu babwirwa n'iki ko yari umuzungu igituma babikora kuriya ntekereza kuko ndibo bantu babanje kujya bandika nibo bantu babanje kujya bakora amafilime abirabura ntago babashije kugera kuri iyo tekinoloji vuba rero ntabwo ari kugira ngo tukure abantu kukwizera niba umuntu yari gusa ntabwo umuntu akwiye kwizera ngo Yesu reka mwizere kuko yari umuzungu iki kintu cyo iyo myumvire abantu bakwiye kuba Yesu ni Imana kuko urebye n'abirabura twebwe iyo abirabura benshi banasenga iyo babonye umuzungu bamusimbuza Imana ntago ari byo oya ariko niko bimeze niyo myize ko njya nguhereza urugero rw'umuntu wari umukozi w'Imana abonye umuzungu ari gutanga ibisimbo nabwo ati niba uje kwizera bwa mbere ati ngwino upfukame hano ngusengere nguhereze ikiro cy'umuceri wowe ni inzara yabimuteye ariko ni benshi ntabwo uzise iyo myumvire niyo dushaka iyo shusho yo kumva ko ngubwo Yesu yari umuzungu ngubwo n'abazungu bose baje mu birabura baje mu ishusho ya Yesu iyo shusho abirabura nubwo yaba ndetse yari n'umuzungu ariko abazungu bose ntago abirabura bagomba kubabona mu ishusho ya Yesu ko niyo myumvire abirabura dufite oya Yesu yumfite ariko niyo nge nkurikije aho nabaye nabo nabanye ndetse nabo mbona na bamwe mbona muri ibi bihugu usanga babona umuzungu nk'ishusho y'Imana n'umwirabura ni ishusho y'Imana ariko ukibaza se bose baremwe mu ishusho y'Imana ubwo icyo impamvu nari mbivuze waruzi neza kuko mu gucuruza abantu ngira ngo nubona amafilime arimo uburyo kiriya gihe cy'ubucakara cyakorwaga hari n'uyu munsi hari ibihugu bitarabasha gusobanukirwa umwirabura ko ari umuntu nk'uwundi uzasanga
umwirabura baramufataga nk'ikimenyetso cy'umunyabyaha cyangwa ikimenyetso cya Satani. Ese Yesu ishusho ye nyakuri yari ameze gute? Rero urumva ni ibintu nakoreye ubushakashatsi, ngewe nari narizi. Ujya no kuvuga kiriya kiganiro cyawe cy'umunyeshuri mwiganaga washyizeho ishusho Yesu ari umwirabura, ngewe nari mbizi, nari maze igihe kinini ndi gukora ubushakashatsi ndi kureba ese Yesu koko ishusho ye nyakuri ni iyihe, ko tudashobora kubona abantu aturukamo mu gihugu cya Israel, ntitubashe kubona umuryango yavukagamo yasaga gute. Ayo matsiko rero niyo yatumye shaka ngera kuri uriya mwana w'umuata naho kwa kane turi gusangira umwana w'intama wa Pasika. Nubwo tuzongera kuvuga kuri Pasika, ariko ibiganiro byo ntituzabura ikindi kiganiro wenda tuganiraho, ariko ibya Pasika byo uriya muhango natwe hano mu rugo rwacu dushaka ngo tuzanawukora kugira ngo turebe neza, tukajya kuri TV tukereka abantu uko turi gukora uyu muhango. So rero murumva ko kuwa kane ushobora kuzasangira umwana w'intama. Reka tubabwire ngo mukomeze musenge kandi Imana igomeze ibahereze ibyo mwifuza byose. Roho nziza rero itura mu mubiri muzima, nibohoka wisanzure TV. Reka rero twongere tubasuhuze bakunzi ba Bohoka Wisanzure TV. Reka tuvuge ngo bohoka wisanzure, umenye neza kuko roho nziza itura mu mubiri muzima. Abo rero iryo jambo turivuze ngo bohoka wisanzure, umenye neza kuko roho nziza itura mu mubiri muzima, tuba turi kuvuga buri kiremwa cyose kibonamo nk'ishusho y'Imana kigomba kubohoka kikisanzura kandi kikamenya neza kuko ubwo bugingo twahawe bukwiye gutura mu mubiri muzima. Ni karibu rero hano mu kiganiro cyacu kuri Bohoka Wisanzure. Mbese waruzi ko ikiganiro cyacu twakise waruzi ko, ariko muri waruzi ko turaza kunyarukira ku nsigamigani ivuga ngo ese koko Kiliziya yakuye kirazira, byaba byarakomotse kuki cyangwa byaba bishatse kuvuga iki? Aho rero turerekeza ku mateka ya Yesu. Iyo tuvuze ngo Kiliziya yakuye kirazira, ni insigamigani ikunze gukoreshwa n'abantu benshi bizera Imana cyangwa se bamaze kuyoboka, navuga doctrine sizi mu Kinyarwanda uko ndaza kubyita, wenda hano mfite umusesenguzi araza kumfasha. Reka tumwakire tumuhereze ikaze muri iki kiganiro cyacu cya waruzi ko mu ijambo ry'Imana. Murakoze cyane, ndabashuhuje mwese, ndabashuhuje abadukurikiye hirya no hino ku isi. Tumaze igihe twumva ko hari abantu benshi badukurikirana ku isi yose. Rero ntago turi buvuge ngo ni ibi bihugu ibi n'ibi, ahubwo turabasuhuje mwese aho muri hose, abumva ikiganiro uyu munsi ndetse n'abazacyumva hanyuma. Mwese tubahaye ikaze hano kandi tubifurije umunsi mwiza cyane w'amashami, umunsi umwami Yesu yagenze ku cyana cy'indogobe, noneho abantu bakamusasira imyenda, abandi bakazana ibiti by'imikindo bagashiraho. Ari nayo mpamvu iki cyumweru ari icyumweru bita amashami. Rero mu by'ukuri turabashimiye cyane. Reka dutangize n'isengesho nk'uko tubimenyereye, dusenga Imana kugira ngo ituyobore muri aka kanya. Imana nziza, turagushimye kuri Imana nzima, tugushimiye ko udukunda, tugushimiye ko utwumva, kandi tugushimiye ko ubana natwe muri byose. Reka Mana ubane natwe muri aka kanya, kandi databuja dusengeye abazumva iki kiganiro kugira ngo kizababere Mana databuja icy'ubwenge, babashe kumenya no gusobanukirwa, kandi natwe tugiye kugikora. Uwiteka uyobore amagambo yacu, utwigishe twese hamwe Mana databuja, kugira ngo dufatanirize hamwe kungurana inama mu izina ryawe Yesu Kristo umwami wacu, amen. Ni byiza rero, tushimiye Imana nyine itugejeje kuri uyu munsi w'amashami. Burya abantu benshi ntabwo bajya bakunda gusobanukirwa
n'umunsi w'amashami. Uyu munsi w'amashami abantu bakunze kuwumenya neza no kuwusesengura ni abantu bo muri kiliziya gatolika, bo usanga banagiye bitwaje amashami y'imikindo, ugasanga no ku rusengero bayafite ari menshi. Ariko tutaranjira mu kiganiro nyamakuru kuko turi muri wari uzi ko ubundi kuki abantu bakunze kwitwaza amashami y'imikindo, muri uyu mukindo ushatse gusobanura iki? Umukindo rero ni umwe mu biti byiza bigaragaza ubwiza cyane kandi bakunze gutaka. Ni nayo mpamvu umukindo kiriya gihe kuwuzana bakawurambika mu muhanda bakawuzunguza. Mu gihugu cya Isirayeli byari bigaragaza ko uwo muntu ari umwami, ndetse no kujya ku cyana cy'indogobe kitaricarwaho n'undi muntu byabaga bisobanura umuntu w'umwami udasanzwe, umwami. Rero Yesu barabimukoreye, mu by'ukuri ntabwo bari bazi icyo bari gukora icyo ari cyo, ariko nyine nk'uko umugenzo wabo wari uri icyo gihe, umuntu bazungurizaga imikindo bakarambika imyenda bakagera gute akicara ku cyana cy'indogobe kitaricarwaho n'undi muntu, yabaga ari umwami. Rero ni byiza abantu nk'abakristo turi mu kiganiro nk'iki ngiki, kandi muri iyi minsi twitegura iminsi mikuru ya Pasika. Buriya umunsi mukuru wa Pasika ni umunsi ukomeye cyane, ni umunsi w'ingirakamaro cyane cyane ku bizera Kristo cyangwa se ku bakristo muri rusange, kuko niwo munsi urebye ukomeye wongeye kutugarurira ubusabane bwacu n'Imana. Ubwo umuntu yari yaratakaje ubusabane n'Imana, reka twongere twibutsa abantu muri iki gihe cyo kwitegura Pasika, bazanibuke gusangira na bagenzi babo, bazibuke kwambika bagenzi babo, mbega bazibuke gusabana na bagenzi babo, kuko iyo dusabana nibyo bigaragara koko ubwo busabane bwacu n'Imana tutarebesha amaso, ariko hagati muri twe iyo turi gusabana Imana iba igaragara muri twebwe. Nta nubwo twakwibagirwa yuko burya ku munsi wa kane ubanziriza nyine Pasika, intumwa zagiye kwa Ntuza. Bibiliya ni kwivuga zagiye kwa Ntuza gusangirira ubwo Yesu yafunguranaga nabo ifunguro rya nyuma, babwira ati ngiye gupfa kandi nzazuka. Rero umunsi wo kuwa kane no muri iki gihugu bagira abakristu baragenda bakajya gusangira, bagasangira umwana w'intama wa Pasika. Rero reka tubwire abantu ubundi niba ari kwa Ntuza byanze bikunze banze kuvuga, ariko buriya ni iwawe ni iwanjye, mbega ni umuntu uwo ari we wese ufite icyo yasangiza abagenzi, kuko ntabwo bagiye ahantu hatari ibyo kurya hatari ibyo kunywa, baragiye barasangira baranywa. Ni naho ngira ngo Yesu yatanze ifunguro rya mbere ry'ameza, aho yabashije kubagaburira umugati, yabasha kubagaburira divayi, ababwira bati rero iki gikombe birashoboka ko ntazongera kunywera ku gikombe cy'umuzabibu kundi, akandi ko ntazongera no kwicarana namwe gutya ngo tugirane ubusabane, kandi iki kibi kimenyetso cyangwa se ribe isezerano ryanyu hagati yanjye namwe, muzajya munyibukiraho ko nabunze n'Imana. Nge niko njya mbisobanura iyo ndi kwigisha iryo jambo ry'Imana, kandi koko urebye buriya busabane Yesu Kristo yagiranye n'intumwa ze, yashakaga gutanga urugero rwiza rw'uko uko ari gusangira n'intumwa ze, kandi yaraje ari Imana, yagaragaza ko mu by'ukuri habayeho ubwiyunge, hagiye kubaho cyangwa se ubwiyunge bw'umwana w'umuntu n'Imana bwari bwaratosekaye mu gihe cya Adamu na Eva. Rero turi mu kiganiro, wari uzi ko kiliziya ese koko yakuye kirazira muri iyi minsi mikuru dutegura Pasika. Ntangira uru rubuga cyangwa se ntabwo ari ukurutangira, ahubwo navuga ngo mu ntangiriro ahubwo hari mu kwezi twiteguraga kwinjira mu kwezi, twari turi mu kwezi kwa kane, ubu mwaka ugiye gushira. Nigeze mbaza bamwe muri bagenzi banjye ngo mbese Yesu yasaga gute? Ese nawe ujya ubyibaza? Kuko Yesu nta gisekuru cye na kimwe
habaho muri Isirayeli avuka nta muryango wa Yesu wabona nk'uko wenda ugiye iwacu wabona abavandimwe banjye bakubwira ati sogokuru wanjye ati Yesu we uretse kuvuga aho kwerekana aho yakandagiye n'aho yashyinguwe ariko nta muvandimwe nta gisekuruza cye na kimwe wajya muri Isirayeli ngo bakurangire ngo ahangaha ngo uyu nguyu afite icyo yari ahuriyeho na Yosefu se wa Yesu cyangwa se afite icyo yari ahuriyeho na Mariya nyina wa Yesu. Ngayo makuru atanditswe muri Bibiliya atajya navugwa, uretse ko hari abantu basesengura iby'amateka ya Bibiliya bakavuga ko kuri Yakobo, iriya baruwa ya Yakobo, uriya Yakobo wanditse iriya baruwa kuko yari mwene se wa Yesu, ngo nawe kandi ngo yizeye ngo Yesu amaze kujyanwa mu ijuru. Ayo ni amateka ariko ntabwo ntaho wabisanga. Ahangaha rero mu kiganiro mbese nawe ujya ubyibaza kuko njyewe ni ibintu nkunze kwibazaho cyane, ariko turaza no kureba hamwe amakuru mashya nanone tugenda twunguka uko ubushakashatsi bugenda bukorwa umunsi ku wundi. Rwose icyo ni ikibazo buri muntu wese yibaza, nkanjye umusindi uturuka umukobwa w'abasindi uturuka ku bandiriye kuri ubwo bwoko, nshobora kuvuga ibisekuru byanjye bigeze mu 10 cyangwa bingahe. Urumva iyo ukurikiranye amateka ugakurikirana amateka ukaba wajya no muri Isirayeli, ntabwo ushobora kubona umuryango Yesu avukamo. Noneho ukibaza ngo se bishoboka bite ko muri Isirayeli nta muryango n'umwe ushobora guhagarara ngo avuge ati jyewe nkomoka kuri Yesu. Ibisekuru byanjye biragenda bikikubita kwa Dawidi, bikagenda bikajya kwa mbega bigakubita kuri Aburahamu. Muri make ntabwo ushobora kubona muri Isirayeli abantu umuryango Yesu akomokamo, kube wabona uti avuge kugeza kuri Yosefu cyangwa se kuri Mariya bavuge bati ndi mwene wenda runaka, ndi umwuzukuru cyangwa se ndi umuyosefu, cyangwa wumve ngo bavuze ati wenda ndi umwishywa w'abana. Rero ni ikibazo gikomeye cyane. Rero kuba ari ikibazo gikomeye, ni ikibazo gikomeye. Njyewe nkunze kuvuga ko ikibazo cyatangiye kuba amayobera guhera kuri Isaka ubwo yabyaraga Esawu. Njyewe ndakizana nkakivana mu isezerano rishya, nkakigaranzura nkakikubitira mu isezerano rya kera, nkareba ati nyirabayazana w'iyi nkomoko ya Yesu itagishaka kugaragara neza. Ariko nabonye hari umuhanga uvuga kuko Abarusiya bashobora kuba hari ibyo bari guhishura cyangwa se hari ibiri guhishuka. Ntabwo nzi impamvu iki gihe ariho bitangiye kugaragarira, ariko hari video ndetse ni nawe wayinsangije kuko ntabwo ari video ntabwo nari nabashije kuyigeraho, ariko nanejejwe nuko niyo mpamvu nashatse ngo tugirane ikiganiro. Kuba narigeze gukora ikiganiro mvuga ko ubushakashatsi bukomeje, nkagira umugisha nkakubona, niba waracyumvishije cyangwa se niba ari umwuka w'Imana wakumurikiye ati iyi video imwoherereze ayikomerezeho. Naracyumvise kandi ni ikibazo umuntu wese yibaza iyo wumvise ko nta hantu na hamwe umuryango wa Yesu uri. Ariko bamwe ugasanga twe tukigira turicyafite n'impaka zivuga ngo kuki bagumya guhata ngo abantu bemere ko Yesu yari umuzungu. Nicyo kibazo muri wari uzi ko cyundo munsi mfite. Uvuze ku bantu babiri, uvuga kuri Isaka, urumva uvuga
n'abana Yakobo na Esawu yabyaye. Abana yabyaye hari ukuntu basaga, ntago basaga bose ngo babe bafite irangi ry'uruhu rimeze kimwe. Sinibuka ahantu byanditse ariko iyo turebye itangira ibice 27 byanze bikunze duhasanga urubyaro rwa Isaka, ndumva biri mu itangira ibice 27 wahareba kuri Bibiliya. Uraza kubona kuko umwe ari we Esawu we ngo yavutse ngari cyoya kugira ngo Yakobo we ngo yari afite akabiri korohereye niko bavuga. Abahanga rero mu gusesengura ndetse bamwe bavuga ngo burya uzareba hari igihe umuntu abyara abana ugasanga umwana umwavutse ari inzobe cyane undi akavuka ari urukara. Abantu bajya bibaza, hari igihe bajya banibaza ngo kubera iki, ariko hari n'umugani ujya uvuga ngo indi byara mweru na muhima. Ibyara mwiru na muhima. Bishaza kuvuga ngo inda rero ishobora kuba ari imwe ikabyara abantu babiri bagize batandukanye. Nge niko nshaka gusobanura uwo mu mwandiko, nubwo wenda hari abandi nabo bafite iyi interpretation. Ariko aho ngaho rero ngewe nkiri hari video twakiriye ngira ngo tuze gusangiza abakunzi ba Bwahishuye TV itubwira ngo Yesu birashoboka ko yari umwirabura, ariko mu rwego rwo kugenda babihisha no kubigira ibanga no kumugira inkoni yo kupfukamisha abirabura bamuhindura umuzungu kugira ngo abantu bamenye neza kuko kumwirabura nta kiza cyamukomokaho. Nituvuga ngo hari igihe kubera ko icyo kiza cyaje kurengera isi, hakaba hari abashatse kubigira ubwiru kugira ngo bagaragaze kuko mbega kakagi gatoya no muri Bibiliya nyamara ngo hari akagi gatoya ngo kasuzugurwaga. Nabyo ati Nazareti ahantu mu bakene kandi Afurika hariya ntaga wahita Nazareti yababeshye, ahantu hasuzugurwa abantu bose. Reka rero tuguhereza akanya kubera kuko nawe uduhereza igitekerezo cyawe ko njyewe na n'uyu munsi ntago nemeranya njyewe ku bucukumbuzi ndi gukora n'ubushakashatsi, ntago nemeranya neza n'abantu batatwereka ibisekuru bya Yesu. Iyo dusoma Bibiliya duhera ku gisekuru, duhera kuri Yesu tukamanuka tukaza kuri Aburahamu, ariko inyuma ya Yesu kandi tubona kuko Yesu amaze, reka tubanze dusobanurira abakunzi bacu ko Yesu amaze gusubira mu ijuru ku myaka ya 33, nyuma y'imyaka 22 nibwo ba Paulo batangiye kwandika ibitabo, nibwo baruka banditse amavanjiri. Kuki batanditse n'abandikaga amateka, kuki batanditse ati dore abavandimwe ba Yesu nabo? Ngewe rero mu isesengura ryanjye nkurikije ukuntu mbona bimeze, ni ikigaragara ko muri kiriya gihe bakimara kubona Yesu azutse kandi agiye mu ijuru, nkeka ko umuryango wa Yesu wose bawumazeho, n'undi wese waba ukomoka kuri we akihisha ku buryo abantu badashobora kumubona, kuko abantu iyo bamerewe nabi nuvuga ngo uri guhigwa urihisha. Ngewe mu isesengura ryanjye niko mbibona. Akandi nakomeje gukurikirana mu by'ukuri ese ishusho ya Yesu nyakuri yasaga gute. Hari umwana umwe wigeze w'umuntu uza w'umuata, uyu nguyu abantu bashushanya, mu by'ukuri yari umwana uzi gushushanya cyane, yabitangiye akiri umwana mutoya. Uwo mwana yagezeho noneho igihe cyo gushushanya kiragera, asa n'usanzwe n'umwuka w'Imana, kuko yari umuntu ukunda kujya mu rusengero, umuntu ukunda kumva iby'Imana, ariko mu by'ukuri muri we hazamo kwerekwa, ashushanya, akora ishusho ya Yesu. Noneho iyo shusho ya Yesu yayikoze ari umwirabura, afite imisatsi y'ingi y'amarende. Urabona bano bantu babirabura bafite imisatsi y'amarende. Niko yamukoze, arangije aravuga ngo niko yabirebye, niko yabyeretswe.
uwo mwana abazashaka bazareba, uzashaka kubireba azareba ati se ishusho ya Yesu nyakuri ni iyihe, uzabona uwo mwana w'umuhata wabishushanyije kandi abibwiwe n'Uwiteka, abibwiwe n'Imana. Yesu yaramwiyeretse aramushushanya. Rero ikindi kintu rero ngewe nakomeje gukurikirana, naribazaga ese kubera iki nyuma ya Yesu nta muryango we wundi ushobora kuboneka. Muribuka neza na Bibiliya irabivuga neza cyane yuko abayuda bagize ikibazo gikomeye cyane ubwo bamaraga kumva ko Yesu yazutse. Bavuze bati rero uyu muntu bwa mbere na mbere babanje gutinya ibitangaza bye. Bamaze gutinya ibitangaza bye baravuga ati uyu muntu dukuriye kumukuraho. Nuvuga ngo rero amaze kuzuka noneho ikibazo cyari kibaye gikomeye cyane. Nkeka ko rero ngewe abantu muri icyo gihe ari abamukomokaho, ari ababize gute, icyo gihe bose bahizwe, bikaba bishobora gutuma abantu bamwe na bamwe baragiye bihisha. Rero ejo bundi ndimo gukora ubushakashatsi bwanjye nibwo nagize gutya mbanguye kuri ngo mize y'Abarusiya bafunguye ejo bundi mu myaka yose yashize, wabahishuye ukuri, bahishura ukuri ko Yesu Kristo yari umwirabura, yari afite ishusho y'umwirabura. Murabizi neza abirabura hari abafite imisatsi nyine ikomeye, hari abafite iyoroshye. Rero Yesu ngo yari umuntu ufite imisatsi y'abirabura. Bagaragaje abambwa ku musaraba amashusho nyine y'inoza bagiye bakora, bari barayabitse imyaka n'imyaniko bahisha Yesu uwo yarariwe. None ejo bundi byarasohotse, noneho uwabivugaga yerekanye ko n'abantu b'abacakara bizeraga Imana muri Bibiliya zabo bo muri Amerika, abo bantu ngo basanze amashusho yarari hariya muri iriya mize y'Abarusiya yari yarafunzwe, nta muntu ushobora kuyikandagiramo. None Uburusiya bwaravuze ati reka dushyire ukuri ahagaragara, dushyire ukuri ahagaragara. Rero basanze ayo mashusho afitanye isano na yariya y'abirabura bari bari muri Amerika. Ikindi kintu bavuze nyine bagiye bavuga, abantu bagiye bashaka guhisha ukuri, noneho bagabasha kwiyitirira Yesu, cyane cyane ko yaramaze kuzuka. Ubwo rero mu by'ukuri sinzi n'ubu ngubu niba batadutera amabuye. Oya, reka tuganire turebe. Njye navuze ko ibi bintu nubwo aba bantu muri mize batangiye kubizana, kandi nabyo ntabwo bije kubera urukundo, bije kubera kugeramirwa, kubera intambara. Muri make ni amabanga atangiye kumeneka kubera gusubiranamo. Kandi ko gusubiranamo kose bikaba bishobora kuba igisubizo ku bari barahishwe ukuri. Rero kuba ngewe iki kibazo nkunda kukibaza, kandi natangiye kukibaza cyane ntangiye kwinjira mu bintu by'iyobokamana bya teoloji kubyiga, nibwo numvishije ntagomba kugenda buhumye. Kuki Yesu n'abakina amafilime ye bakina ari umuzungu, ntawakina ari umwirabura ngo iyo filime bayemere? N'abirabura ubwabo ntabwo babyemera. Kubera iyihe mpamvu? Kubera kuba ingaruzwa muheto. Hari ikintu rero buriya navuze ngo njya mbigarura nkabizana mu isezerano rya kera, mu mwanya narindi kureba mu ijambo ry'Imana, narindi kureba mu Itangiriro igice 25 ngira ngo ni umurongo wa 22, aho nabonye ijambo ry'Imana rivuga kuko Rebeka umugore wa Isaka buriya ngo nawe yari ingumba. Buriya ngo Rebeka nawe yabaye buriya mu kubyara kwe, kandi tumenye neza ko uyu Yesu tuvuga akomoka kuri Aburahamu, kuri Tera, kuri Adamu na Eva. Ariko ngo Isaka amaze kwinginga Imana ngo umudamu watwara inda, ariko yonda nayo ingiza kuba amayobera.
ibice 25 iyo tugeze ku murongo 22 nabonye neza ko ngo iyo nda yaje kuboneka amayobera ngo kuko ngo abana babaye nk'abasimbagurika mu nda kandi burya ngo na Yesu bakiraniye mu nda muri make babaye ariko burya ngo na Yesu nyina mutwite habayeho ngo hari igihe kigeze kigera ngo umwana asimbagurika mu nda buriya hari igihe ni Yohana ni Elizabeth wari utwite Yohana ni Elizabeth wari utwite Yohana noneho Mariya agiye kumusuhuza umwana arasimbagurika agaragaza umunezero wenda wowe ntabwo ubizi twe nk'abadamu nitwe wenda mwe murabizi ariko nge nsoma ngo umwana yarasimbaguritse kubera umunezero ni ibisanzwe noneho rero ahangaha ko turi kuri waruzi ko Yesu biri guhishuka ko yari umwirabura ese murabyemera birabura mwe mute ubu mujya kuvuga ngo tujye ntabwo turi guhakana ijambo ry'Imana ahubwo turi mu bushakashatsi noneho tukavuga tuti ibi byose buri hari ibintu tudakurikirana ariko iyo duhereye kuri aya mahanga abiri kuri Esawu na Yakobo kandi kuri uyu murongo wa 22 ugumye kumanuka hepfo ngo tubona ko ngo hari uwavutse ari rutuku ubwo undi we yavutse asate ku gice cya 25 mu itangira uhereye ku murongo wa 22 umanuka hari ahantu hagaragaza kuko ngo umwe ngo wavutse bwa mbere muri ayo mahasa yari rutuku kandi ari nacyoya undi bishoboka kuko ngo ayo rero ngo ariko Imana irababwira ngo bagiye kumubaza cyangwa reka tuhasome ni 25 ku murongo wa 24 havuga ngo maze igihe cyo kubyara kwe gisohoye zari impanga mu nda ye gakuru avuka atukura ari cyoya nk'umwenda w'ubwoya bamwita Esawu hakurikiraho gato afashe agatsitsino ka Esawu bamwita Yakobo kandi Isirayeli yari amaze imyaka 60 avutse ubwo Rebeka yababyaraga Isirayeli cyangwa Isaka Isirayeli Isaka bishatse kuvuga ngo rero Yakobo we ntabwo yavutse ari rutuku hari Esawu wavutse ari rutuku ari nacyoya ngasa n'umwenda kandi iyo turebye imyenda yo hambere abantu bakundaga kwambara imyenda kuba nyene isize ntago iyo turebye mu mafilime tureba mu byo bakora ariko tukareba tuti uyu Yakobo kandi uyu Yakobo tubona aha waje kwitwa Isirayeli ko uyu Yakobo niwe waje kwitwa Isirayeli Isirayeli bishatse kuvuga umuriganya buri Isirayeli abantu ntabwo bajya banamenya icyo bishatse kuvuga Isirayeli bishaka kuvuga umuriganya ariko yariganije kubera iki Esawu yigeze gusonza tugumye tukabisoma yigeze gusonza noneho Isirayeli Yakobo afite ibyo kurya agurisha umugisha we kuri Yakobo ibyo nabyo twabihuza uburyo ki bino bihugu byihaza mu biryo bikura hehe bihinga turabye tuzabisesengura tubigeraho tureba noneho rero turi ku makuru y'iriya filime hari filime impamvu ngewe naje kugira ngo mbihuze n'ikiganiro nakoze mu mwaka wa 2023 ubu kikaba kigarutse mu mwaka wa 2024 kwibaza ngo mbese nawe wemera 100% ijana ko Yesu yari umwirabura cyangwa se Yesu yari umuzungu twibukiranye ko muri Isirayeli y'uyu munsi wa none harimo abantu babiri kandi bose b'Abisirayeli harimo umuzungu hakabamo n'umwirabura kandi aba bantu bose ntawe uhakanye undi
nta nuvuga ngo nta n'umwirabura uri muri Isirayeli bavuga ngo akomoka muri Afurika nk'uko twebwe tuba hano mu Burayi nubwo waba warahavukiye nubwo waravutse ku muzungu bakavuga ngo inkomoko yawe ni hehe n'ababa muri Amerika bayita ngo ni African America cyangwa ni American Africans Black Africans cyane Black hari ukuntu babita ngo ni Americans Africa sinzi ko babita ariko muri Isirayeli abirabura b'Abisirayeli bahari ni kanuni baturutse iriya kanuni y'abirabura bari muri Isirayeli bavuye he nabaho nta kubitindaho nabaho kandi murabizi ko Abisirayeli batajya bivanga ni ubwoko butivanga n'igihe bavaga muri Egiputa abantu bose bari barashatse abanyamahanga ngira ngo bose barapfuye ariko umwami Salomo yigeze kurongora umukobwa amukuye muri Egiputa ashobora kuba rero ari we waturutseho abirabura Salomo umugore wiwe ntabwo hariya yaragiye kuragira intama kwa uri kuvuga nde Salomo ndavuga Mose hariya kwa Yetiro Yetiro ntabwo ari umunyamahanga we ibyo ni ukubanza kubikurikirana neza nabyo kuko we yarahunze turi muri waruzi ko iyo turi muri waruzi ko tuba turi kugira ngo n'abandi bakora ubushakashatsi niba muri bumva hari igitekerezo batwungura cyangwa se hari aho uwo ni Mose turi bwo bagiye kwa Yetiro ajya kuragira intama baza kumuhereza iki umukobwa ariko no muri Egiputa naho bari baramuhaye umugeni reka tuze tukomeze ku makuru yacu ataza kurucika iyo kwiriya turi gushaka ariko kugira ngo tumenye umuzi wo kuba abirabura bageze gute muri Isirayeli hari kanuni bitwa Abisirayeli ariko Bibiliya irabisobanura ariko rero nanone ntago twakwibagirwa ko nyine umwami wa nuvuga ngo Salomo mu bagore yari afitemo n'abanyegiputa n'umunyegiputakazi ahubwo no mu gihe cya Yesu iriya nkone yo muri Etiyopiya buriya bazaga gutanga amaturo hehe baza i Yerusalemu kubera iki ni ukubera ko nyine urabona Yesu akiri umwana muto yahungiye muri Egiputa nabyo ni ibintu umuntu akwiriye kwibaza kuki nta kindi gihugu yaba yarahungiyemo akajya muri Afurika kuki atajya muri ibihugu bikize kuki yagiye muri Afurika bifite n'umutekano wenda tuvuge ko yari bujye handi hantu ni iki cyatumye ajya muri Afurika nuko yahungiye ahantu ashobora kwisanga ntabwo wahungira ahantu ku bantu batakuzi cyangwa ahantu uzi neza kuko ntacyo muhuriyeho biragoye kugira ngo uhahungire kandi urumva Imana yonyine yasanze Yesu iravuga ati fata umwana na nyina ubajyane hehe muri Afurika muri Egiputa muri Egypte mu Misiri rero ni ukuvuga ngo byanga bikunda harimo connection harimo ikintu kibihuza none kuki abantu bagumya guhata kuki nge hari abantu nabaje mu kiganiro twari turi kuganira mu kiganiro bazitari ko kuko nge nari maze gusoma ikinyamakuru ngo cyandikiwe muri Amerika icyo kinyamakuru ndaza kongera kugikorera ubushakashatsi ngirebe bandika ko Yesu yari afite uruhu rwirabura ariko ngo byanga kuvugwa kugira ngo bidahesha agaciro abanyafurika no kugira ngo abantu bamwe batanga kumukurikirana ibye ese umwirabura nta cyiza cyamuvaho rero hari ikintu ukiri kuvuga ayo magambo mise ntekereza ukuntu abirabura ari abantu bakunda kugera ku bintu batangira kugira ngo bagiye kuvumbura nk'ikintu ugasanga nk'umuntu arishwe umuntu aburiwe irengero gutyo ukibaza impamvu kandi buri muntu wese aba yumva ko icyiza ari we cyakwitirira Yesu rero kuba yarapfuye akazuka aribwo bwa mbere byari bibayeho
uwo muntu byanga bikunda bagombaga kugira buri muntu wese yakumva ko uwo muntu yamushyira mu ruhande rwe. Wumvishije umuntu apfuye akazuka byanga bikunda ikintu wakora wavuga ati ari kuriya ni mwene wacu. Muzabirebere nk'uyu muntu akize cyangwa se umuntu amerewe neza, usanga abantu benshi bashaka kumwiyitirira. Oya, hari umuntu wese yakomeye, iyo umuntu wese akiza agakomera, usanga abantu bose, abavandimwe baraboneka, ababyeyi baraboneka cyane, inshuti ziraboneka, bajya banavuga mu kinyarwanda ngo ukize biraza. Ariko ujya wibuka yuko niyo umuntu agiye nk'ituranye n'umukire, iyo ugiye kuvuga ngo wenda ubwira umuntu uti ntuye aha n'aha, uvuga kuri wa mukire uti nturanye na wa muntu hariya, nturanye na runaka ntubuhazi, nturanye na Kreti hariya, ntabwo uhazi wa undi ufite etaje 3 ati runaka ufite etaje 3 ntabwo mumuzi, ati hariya ati rero munsi yiwe nuhagera, ati ugasanga umuntu wakomeye abaye ikimenyetso, ikirango cy'abantu bose. Yesu rero nawe njye niko ntekereza, turi mu busesenguzi ntagire udutera amabuye, nkeka ko impamvu abantu bamwe bashatse kumwiyitirira ari ukubera ko Yesu Kristo yarazutse, kandi aricyo kintu cya mbere kibaho, yarakoze ibitangaza byinshi, buri muntu wese akumva ko uwo muntu agashaka kumenya ko, bakavuga ati ariko se nk'ubu ngubu koko dushobora kuvuga ko Yesu umuntu wazutse aturuka kwa runaka, hari ahantu tuzi kwa Yosefu w'umubaji. Uya no kuba naho ngo n'agace yavukagamo ako bitaga Nazareti kukarasuzugurwaga, n'ububaji bwabaga ari ubuntu buciriritse, ari akazi katahabwa agaciro. Ariko baza kumenya neza ko aho basuzugura naho bagaya ariho hariho hagomba kubohora abantu, hariho hagomba kuzana ubusabane mu bantu. Ariko njye ikibazo na n'uyu munsi rero turi kuganiraho hano kuri mbese turwanira mu kiganiro, wari uzi ko ese koko kiliziya kwe kirazira ikiganiro kizanakomeza, cyangwa wari uzi ko hano kuri Bohoka Wisanzure TV ugire roho nziza ituye mu mubiri muzima. Ese koko niba muri Kristo tuvuga ko Kristo yatubohoye, twebwe tugomba kwemera kuguma ku ngoyi yo kutamenya ukuri? Kristo yaratubohoye, gusa ikintu twabwira abantu tukababwira nuko aya mashusho babona acicikana ngo ni Yesu, ntago ari we Yesu. Yesu ni Imana kandi itura mu mutima w'abantu. Nawe ari uzi ko turimo gukora nuko nyine ari izo mpaka zaje, abantu bakaba batangiye gushyira ukuri ahagaragara. Reka wenda nje mbivuge nerure, nkatwe abantu b'uruhu rwirabura tuba muri ibi bihugu by'abantu bera, abera bitwa ngo ni abera, ntago ntibadukunda. Usanga niyo wakora ikintu cyiza, mbega abonye ukora ikintu cyiza, ufite ikintu cy'ubwenge biramutungura, mbega ntago aba ashaka kugaragaza yuko icyo kintu ari cyiza ari we wagikoze. Nta nubwo aba ashaka ko hari umuntu umenya ko wakoze ikintu cyiza. Ndetse niyo uri umuhanga, ukaba uri umuhanga, sinzi na mwarimu ashobora kukuridikiriza, kugushyira hasi. Oya, ikindi byaba binateye ikibazo, kubera kuko kuvuga kuko kwemera kuko wakoze icyiza, ni nkuko na Yesu nyene yakoze uko ashoboye akagaburira abantu imigati, ko ntabwo byabujije abantu kumubamba. Kandi abantu bamubambye bo n'ubu imiryango yabo iracyanamuhakana. Muri Isura hari abantu rwose bagifite amasinagoge, ziriya nsengero Yesu atemeraga, wari uzi ko zikomeye, ariko na n'uyu munsi wa none ziriya nsengero ziracyakomeye, ndetse uzasanga n'ibi bihugu bigendera ku mateka ya ziriya nsengero.
uzi kuko hariya mu ijambo ry'Imana tubwira ngo burya ngo abayuda ngo banenaga andi moko cyane cyane tukabonamo uriya mugore w'umusamariyakazi Yesu yagiye gusanga ati mpa ku mazi yo kunywaho umugore ndetse ko nabo bari baramaze kumenya ko baba mu kato aramubaza ati ese birashoboka amazi naguha wayanywa kuko bari bariyakiriye urumva kandi na hano muri ibi bihugu cyangwa se abazungu hari ukuntu abirabura babakiriye kwemera ko nyene umwirabura nta kiza cyagera gute ariko ujya ubona ko no mwa bino bihugu nibwo waba uri n'umwirabura ukagirira neza umwirabura mugenzi wawe yumva bidafite agaciro nk'aho yagiriwe neza n'umuzungu uyu namugiriye neza yumva ko ngo watumwe n'umuzungu bituruka ku kiburiye niyo wagirira neza umwirabura ukamugirira neza ntabwo yumva ko ari wowe wamugiriye neza urumva ni ibintu baba ni ibintu babaremyemo cyane cyane yuko n'umwirabura yumva ko umwirabura mugenzi we atamugirira neza akumva ko ari ngo n'ibibazo bye byose byambarwa n'umuzungu nta n'ibyo yamara ariko umwirabura we yumva ko niyo agiye ibibazo yumva ko ngo ibibazo bye ngo bishobora gukemurwa n'umuzungu ko ari umunyembabazi ko ari umunyempuhwe harimo abanyempuhwe mu isi habaho abantu ariko nta muzungu ariko icyo turi gusosengura ni ibya Yesu impamvu turi kubihuza n'ubu buzima wenda nabyo tuzabishakira indi deba ariko nabwo tugomba kujya tujurira abirabura wenda cyangwa ibyo reka tubirekere aho ngaho ariko reka tuze turebe Yesu agiye gusaba amazi aho banenaga Yesu agiye gusangira na Zakayo utemerwaga Yesu agiye yakoze ibintu byinshi bitandukanye yanakijije abantu ku isabato kandi bitemewe yagiye akora ibintu byinshi bitandukanye none rero Yesu izi mpuhwe Yesu yagaragaje Yesu ageze mu isinagogi ati afashe inuma n'intungu n'ibyo byose aramenye arajugunya abantu bati uyu muntu ni bwoko ki noneho ariko tukagumya tukibaza ngo ese Yesu koko ko haba mu mafilime haba mu mafoto bagaragaza mu bitabo by'Imana haba mu mfashanyigisho zitandukanye ko bamugaragaza ari umuzungu babwirwa n'iki ko yari umuzungu igituma babikora kuriya ntekereza kuko ndibo bantu babanje kujya bandika nibo bantu babanje kujya bakora amafilime abirabura ntago babashije kugera kuri iyo tekinoloji vuba rero nkuko nabivuze ngo umuntu iyo aturanye n'umukire aravuga ati rukwa runaka nuhagera uraba wageze iwanjye nkeka ko abo bantu bari bafite tekinoloji abo bazungu bari bafite tekinoloji biyitiriye reka tubyandike tubivuge gutyo biyitiriye Yesu barabyandika ndetse bamushyira no mu mafilime barabikina kuko nibo bari bagize icyo gihe cyo gukina amafilime mbega abantu bose bumva ko Yesu ari umuzungu ariko nabo mu mivugire yabo cyangwa muri Bibiliya nta hantu handitse ko Yesu yari umuzungu bavuga ko ari umwisirayeli gusa ariko ntabwo bigeze bavuga ngo yasaga gutya nta hantu na hamwe hari muri Bibiliya hari ukuntu Yesu yasaga hano dusomye uko Esawu yasaga ariko nta hantu muri Bibiliya handitse ngo Yesu yari umugabo muremure wa metero 2 w'inzobe gusa gutya icyo gihe amafoto yari ariho ariko abantu bari bazi gushushanya ku buryo bashushanyaga umuntu uko ari bakamushyiraho n'amarangi ye uko asa
abantu bari babizi gushushanya cyane abantu bari babizi kuko turebye muri Egiputa aho batangiriye gushushanya bwa mbere tubona neza kuko abami babo barabashushanyaga n'abadamu n'abamikazi bakabashushanya neza ugasanga amafoto yabo rwose na n'ubu ngubu bavuga kuko iyo usuye za mize zabo usanga abami ba farawo bari aho batondetse ku murongo noneho tukibaza ati rero na Yesu byanze bikunze amafoto yiwe hari abantu b'abahanga nk'umuntu wakoraga ibitangaza mwakiri muri icyo gihe kandi n'abantu bari barabaye nabo muri Egiputi barize ubwo buhanga banabuzi dore ko se we yari n'umubaji yashoboraga bashoboraga byanze bikunze gukora ibyo bintu by'ubugeni ariko rero aya byabonetse ari kuboneka biriya bintu byabonetse mu Burusiya ni ibintu nyine byari byarabije ahubwo birakirwa kandi birashaje cyane oya ikibazo birakirwa bite nibigera mu bantu birakirwa gute se barabitesha agaciro kubona natwe abantu kuki nta hantu na hamwe byigeze nta makuru nagomeje ndeba ngumya nshakisha kuki nta bantu bagize amatsiko yo kugira ngo bakurikirane aya makuru ngo bamenye ahubwo ubirebye neza buriya wasanga n'iriya video bashobora kuyisiba ahubwo ndaza kuyibika neza no kwidawunira kubera iki aya makuru nta muntu ushaka kuyakurikirana narebye ndeba ku nsengero z'i Roma ndeba ku ba orthodoxe ndeba ku ba ruteri hano mu bure nta bahantu na hamwe nta magazine n'imwe y'iyobokamana ihakanya ariya makuru nta nigeze igira amatsiko kugira icyo yavuga buriya barashaka kuzabinyonga kubera ko ari ibinyoma baza bakabivuga bati nyabune hari amakuru ari gukwiragira y'iki y'ibinyoma barashaka kuzabinyonga ibi bintu ni ibihimbano noneho nkibaza kuki aya makuru atanyamozwa cyangwa se ngo ashyigikirwe wenda ntarumvikana ibintu by'Imana ibintu bya politike birumvikana iby'Imana none niba Yesu ukurikiwe n'abantu miliyari na za miliyari biri kugaragazwa ko uko yigishijwe atari ko ari nuko yagaragaye mu mafilime atari ko ari iyo ni inkuru yakagombye kuba ntoya filime byo ni filime uyikina haba huriye na ariko ngiye ukubwira ibi nuko hari umuntu ugeze kwandika igitabo ku ishuri nge niziyeho teoloji ashyiramo Yesu iri foto ya Yesu ari umwirabura igitabo baragica ubwo nyine ubwo mwarimu w'inama yarasobanura ishyiramo umuzungu uko yaba ari kose ariko aba ari umuzungu nuko wenda babonaga muri Israel rwose ko hatuyemo abirabura ariko nanjye nicyo kintu ariko njye hari n'ikindi kintu ujya mbona ko ariko kibatajya babashyira imbere se oya arahari ariko ntibabashyira imbere barabahashyira kuko urebye nko kuri muri iyi minsi uzagenda ureba abasirikare ku baminisitiri bo muri Israel nta minisitiri w'umwirabura uri ariko uzajye ku basirikare bari ku rugamba usasangamo abirabura abasirikare 4 uwa gatatu aba ari umwirabura oya abasirikare bo ntabwo aho ngaho twapimira ubutegetsi none niba umuntu ashaka kujya ubuse kutuye hano muri iki gihugu hari umusirikare w'umwirabura wabuze wenda ntawabaye interese ntabwo ndabimenya kuko ashobora kuba ntawabaye interese hari umupolisi w'umwirabura cyangwa se bakabijyamo ikizamini kikabatsinda ibyo ntago ndabikorera ubushakashatsi ahubwo wenda reka tuzabwira abana bacu bazagerageze cyangwa n'abandi n'abanyamahanga turebe ko bizakunda kuko ntabwo turabimenya ariko muri Israel nk'uko tubivuga ese ubundi muri Israel ubundi Yesu baramwemera oya ntabwo bamwemera kuki batamwemera se kandi ariho yakomotse nuko bamwishe bakamurwanya none bakabona isi yose yaramukurikiye baravuga bati abantu nituramuka tumwemeye bazaza babihorere bavuga bati umuntu wacu mwamushyize mwamujije mwaramwishe mukure bagashyirwa mu rukiko yego ahubwo buriya ruriya rusengero rwabambishije Yesu ntabwo rwagombye gukurikiranwa oya kubera iki ntago kandi bavuga ko uwo muntu atabayeho
ko batamuzi kandi bafiteza naho bamushyinguye hari abantu bajyayo bakabemerera bakababwira ati dore ahantu yashyinguwe ngaha aho yabambiwe. ariko rero ni hariya muri Gaza hari kuba intambara niho ibyo bintu byabereye. Abisilamu nibo bajyaga babyerekana. Ariko iyo ugiyeyo icyo twitekereza ni abisilamu nibo bari bafite aha hantu. None se iriya Galilaya hariya yabatirijwe aho muri Gaza, ariko muri Gaza muri Bibiliya ntabwo haravugwa Igaza haravugwa Igaza, ariko siko bahavuga Igaza nuko bashyira mu cyongereza bavuga ni Gaza. None tukibaza, none se bariya batambyi bakuru ntabwo bashyirwa mu rukiko bakabazwa icyo bariheye Yesu? Baracyariho nyuma y'imyaka 2000 wishwe kuko Yesu ntabwo yishwe n'abantu ku giti cyabo, yishwe na institution, ntabwo yishwe n'ubutegetsi. None se ko umuntu ari ubaye umunyamategeko wajya guhora icyaha ndi kukubaza niba ushobora ubutegetsi bwakoze icyaha bukwiye gutanga reparasiyo. Ntabwo rero ntibukiriho, byararangiye, sinagoge ziracyariho. Aho icyo ntazi neza ni ukumenya ngo ese bari abafarisayo bo baracyabaho n'abanditsi b'amategeko. Nyine ni ikibazo ugomba kwibaza, ntabwo icyo gihe bakiriho. Ariko niba sinagoge se zikiriho, abo bafarisayo ntibakiriho. Ntabwo umuntu yahanirwa icyaha cy'undi, ntabwo ari uguhana uwafashe Yesu akamwica. Ntabwo twe twahanira umuntu wishe Yesu, aho institution yayoboye icyo gikorwa aho giye kure na oya ntabwo ari imyaka 2000. Ariko iyo institution yakoze icyo gikorwa kuki itatanga reparasiyo kuri bene umuntu kandi batahaboneka. Bene umuntu nitwe tubwo tumwizeye, nitwe abahari ntabwo bene umuntu nitwebwe. None ni gute umuntu agatwareba tuti none bari twebwe bayoboke be? Reka dusesengure, dukomeze dusesengure ibyo twayibyo reka dusesengure ibyo nabyo tuzabireba. Kuvuga ngo Yesu nta bantu afite kandi duhari, ikintu cyo kizaba ikindi kiganiro. None wajya kuvuga ko yabereye utahazi, byabereye kandi tufite ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana bitashidikanywaho ko ari ukuri. Yesu ntakeneye umuburanira. Ntabwo twebwe dushaka ko atubura, ntabwo twebwe abayoboke be dukeneye kugira ngo tugumye twisanzure. Indishyi z'akababaro dukeneye nta zindi, ni ukugira ngo batwemere kuko umwami w'abami bamujijije akamama. Icyo kiba gihagije. Reka rero noneho tuze turebe kuri aya makuru turi kumenya dusesengura. Ndanayahuza ariko n'ikiganiro nakoze muri 2023 mu kwezi kwa 4, ubu mwaka ugiye kwihirika. None amakuru nabashije ngewe kuvuga tuti nyakoraho mbura undi muntu mpa amakuru. Nakozeho ikiganiro nshaka undi muntu wampa amakuru, abantu bose barafunga. Kubw'umugisha mu gihe umwaka uri gukabakaba kurangira, ejo bundi mumpaye iriya video. Wowe iriya video wayibonye ute? Wayikuye he? tunabwira abakunzi bacu ko burya abantu bapfa gusoma imbuga nkoranyambaga ariko ntibabashe no kujya bareba ibintu bitwungura, cyangwa se burya mukuri izi mbuga nkoranyambaga hari ibintu by'amatsiko tugenda tuvumbura. Kuba hari utaruzi ko hari imize yahishwe mu Burusiya iri gukingurwa, ubu ugiye kubimenya ashobora kuba ari mu Burusiya akazagira amatsiko akajya kureba ibibera muri iyo mize. Ngewe ubundi nkunda gukurikirana imbuga nkoranyambaga cyane cyane za gikristo, nkunda gukurikirana n'amakuru cyane. Rero ngewe kubera gukomeza gukurikirana numva muri ibi bihe ibigezweho, amakuru agezweho ndetse n'ibinyamakuru bya gikristo cyangwa se za YouTube za gikristo byatumye njya kugera kuri iyo video. Hari amantu mba narakozeho subscribe, noneho bashyiraho amakuru
hakaza notification. Kandi njyewe mu by'ukuri nagiye nkurikirana abantu bagiye bapfa bagapfa akanya gato hanyuma bakagaruka bavuga ibyo babonye bamaze kugaruka mu buzima. Aho ni naho nigeze kubona ngira ngo uribuka nigeze kugura CD iriho akana kapfuye, hanyuma ako kana karagenda kabona Yesu, kabona bene wabo bapfuye ba sekuru, kabona na mushiki wako wapfuye kataranavuka, karamumenya. Rero kuri izo ntuza, kuri ayo matsiko yanjye niyo atuma nkomeza gushakashaka ese nyuma y'ubu buzima bimeze gute. Ni nacyo cyatumye nshaka kumenya ese Yesu ishusho ye nyakuri yari ameze gute. Rero urumva ni ibintu nakoreye ubushakashatsi, njyewe nari narizi. Ujya no kuvuga kiriya kiganiro cyawe cy'umunyeshuri mwiganaga washyizeho ishusho ya Yesu ari umwirabura, njyewe nari mbizi, nari maze igihe kinini ndi gukora ubushakashatsi ndi kureba ese Yesu koko ishusho ye nyakuri ni iyihe, ko tudashobora kubona abantu aturukamo mu gihugu cya Israel, ntitubashe kubona umuryango yavukagamo yasaga gute. Ayo matsiko rero niyo yatumye shakashaka ngera kuri uriya mwana w'umuata Imana yeretse, ikamwereka umwaritiste, Imana yeretse uko Yesu yasaga, aramushushanya. N'ubu ugiye no kuri internet wawe wati ishusho ya Yesu nyakuri ni iyi, wahita ubona ari umugabo w'umwirabura ufite imisatsi yizingazinga. Ariko ikibazo kuki abigisha ijambo ry'Imana batabivuga? Kuki abanditse Bibiliya? Njyewe ntekereza ko ibyo wenda ntago bibenteresa, ntago bibashishikaraza, cyane cyane ko umuntu iyo maze kwizera Yesu ubwe ashobora gusobanukirwa. Yesu aramwiyereka, kandi icyangombwa ntago ari uko Yesu yasaga ari byo dukwiriye kumenya, ahubwo icyo dukwiriye kumenya ni ukumwakira akabana natwe mu buzima. Ariko mu by'ukuri ishusho ye, wenda ishusho yo uyimenye ntumwakire, byo ntacyo byaba bimaze. Gusa igikuru ni ukumwakira, ko abaye ari n'umuzungu ntacyo byaba bitwaye, kukaba ariko kuri. Abaye ari umwirabura ntacyo byaba bitwaye, bikaba uko kuri. Icyo twe tukeneye ni ukumva kuko icyiza cyaboneka mu birabura kidakwiye gupfukirana, ni no kumenyesha kikamenyekana, ni no kumenyesha abirabura ko atari abantu baciriritse, ko ari abantu batagira icyiza kinava, ko n'Imana ibazi ndetse yabahaye no kuba bavamo umukiza. Oya, mu gihe ngo cy'ubucakara, mu gihe buriya kiliziya wari uzi ko kiliziya yagize uruhare rukomeye mu gihe cy'ubucakara cyane. Abapadiri nibo batwaraga abantu. Buriya kiliziya cyane cyane y'i Roma, mu bya bindi by'indishyi z'akababaro narindi kuvuga, buriya abirabura bashatse Abanyafurika bashatse nayo bahisaba indishyi z'akababaro. Oya, twize traite négrière, ukuntu abantu ba iriya nani harya bayita gute mu Kinyarwanda, iriya triangle, iriya nani sinzi ukuntu bayita mu Kinyarwanda, bayitaga mpande eshatu. Iriya mpande eshatu y'ubucakara, ukuntu bagurishaga abirabura, ukuntu byagendaga gutya na kiliziya gatolika ugasanga ibifitemo imbaraga nyinshi. Ahubwo ngo kiriya gikorwa ngo n'abajyaga kugikora ngo babanza bakanyuraho guhabwa umugisha. Ibyo ni ibintu uretse ko kiliziya gatolika nyine abazungu ba mbere bagiye muri Afurika bari abapadiri, kandi nibo banabashije kujya kumvikanisha abantu ko bakwiye kuba ibicuruzwa. Nyine babonaga ko hari inyungu bari bubone niba umuntu ari umunyu bwa mbere, akumva ko ari butanga umuntu nta kibazo, ariko akarya umunyu. Babajyanira gutunga n'imyenda bashukisha. Rero impamvu tuba turuzanya amakuru nk'aya ngaya ntabwo ari ukugira ngo tukure abantu ku kwizera
niba umuntu yari gusa ntabwo umuntu akwiye kwizera ngo Yesu reka mwizere kuko yari umuzungu. Iki kintu cyo iyo myumvire abantu bakwiye kuba Yesu ni Imana, kuko iyo urebye n'abirabura twebwe, iyo abirabura benshi banasenga iyo babonye umuzungu bamusimbuza Imana. Ntabwo ari byo. Oya, ariko niko bimeze, niyo myize ko njyanguhereza urugero rw'umuntu wari umukozi w'Imana abonye umuzungu ari gutanga ibisimbo nabwo ati niba uje kwizera bwa mbere ati ngwino upfukame hano ngusengere nguhereze ikiro cy'umuceri. Wowe ni inzara yabimuteye. Ariko ni benshi ntabwo uzise iyo myumvire niyo dushaka, iyo shusho yo kumva ko ngubwo Yesu yari umuzungu, ngubwo n'abazungu bose baje mu birabura baje mu ishusho ya Yesu. Iyo shusho abirabura nubwo yaba ndetse yari n'umuzungu, ariko abazungu bose ntago abirabura bagomba kubabona mu ishusho ya Yesu. Ko niyo myumvire abirabura dufite. Oya, Yesu yumfite. Ariko niyo nge nkurikije aho nabaye nabo nabanye ndetse nabo mbona na bamwe mbona muri ibi bihugu usanga babona umuzungu nk'ishusho y'Imana. N'umwirabura ni ishusho y'Imana. Ariko ukibaza se bose baremwe mu ishusho y'Imana. Ubwo icyo impamvu nari mbivuze waruzi neza kuko mu gucuruza abantu ngira ngo nubona amafilime arimo uburyo kiriya gihe cy'ubucakara cyakorwaga, hari n'uyu munsi hari ibihugu bitarabasha gusobanukirwa umwirabura ko ari umuntu nk'uwundi, uzasanga umwirabura baramufataga nk'ikimenyetso cy'umunyabyaha cyangwa ikimenyetso cya Satani. Bakamufata nk'umuntu. Ntabwo nzi uko babitekereza, ahubwo ngewe oya ndi kuvuga kiriya gihe cy'ubucakara. Muri icyo gihe cy'ubucakara bwo nyine bishakiraga abakozi, nyine bakumbaga gufata umuntu nk'umukozi nk'ikintu. Ariko n'umukozi y'umufata ngira ngo akagombye kumufata neza kugira ngo atange umusaruro. Ariko niba ari n'abakozi bakeneraga, iyo turebye ukuntu bafatwaga cyangwa tugasema amateka y'ukuntu bafatwaga, usanga nta gaciro k'ubumuntu bamuhereza. Ko n'imodoka mbona ifatwa neza. Na n'ubu rega hari n'ahantu bataranabyumva ko umwirabura ari umuntu. Nyene biragoye kubona umuntu wafatwaga nk'igicuruzwa. Uretse n'icyo gihe ni imyumvire izagorana kugumya guhinduka kugira ngo umuntu wafatwaga nk'igicuruzwa kidafite agaciro nacyo. Ariko igicuruzwa kigira agaciro. Oya ndi kuvuga igicuruzwa kijya kidafite agaciro, ko igifite agaciro cyo bagifata neza. Oya, uzi impamvu se abantu bari ibicuruzwa ariko noneho bagafatwa mwa buriya buryo umuntu ni mugari, umuntu aratekereza. Iyo barebaga baravugaga ati uyu muntu nubwo turi kumukoresha ibi bintu nawe ni umuntu aratekereza ejo yaduhinduka. Cyangwa baravugaga bati reka tumuhutaze kugira ngo atagira akanya ko gutekereza. Nyine baravuga ati ejo yaduhinduka. Urumva? Niyo mpamvu babafataga kuri. None se niho kuko aho icyo uvuze kiza kinjyana ku bantu batekereza nabi. Kumva ko guhutaza abantu ukamuhutaza ukamucura bufundi na buhoro kari bwo buryo atazazanzamuka. Oya, ahubwo buryo uri kumwigisha uburyo bwo kuzaguhagurukana. Kuko umuntu iyo mu Kinyarwanda nibo baciye umugani baravuga ngo wirukanka n'umuntu cyane, noneho yagera ku rukuta, ageze ku rukuta ahantu atari bubashe guhunga akakugarukana. Ariko si cyo nibaza, abanyafurika tuzi neza kuko twahungeswe muri ibyo bintu byo kwamburwa. None nanjye nkubaze, wowe ubwawe uzi ko wahungeswe? Uya ni cyane. None niba ubizi n'abandi barabizi. Cyane ndabizi ko ntabimenya, ntabwo mba ndi muri iyi debe. Ya n'abandi barabizi. Ahubwo ngiye ndibaza bagenzi banjye nabo barabimenya. Barakiga ukuntu bakwigobotora izo ngoyi. Ariko hano dufite buhoka wisanzure kandi Roho nziza turebe umubiri muzima. Reka tugaruke rero kuri aya makuru atari gushaka ko ngiye ntabwo ndi kumva impamvu aya makuru. Ariko ngewe ndumva atagomba kugira umuvuduko udasanzwe cyane cyane mu bizeramana, kandi ko natwe twayahagurukanye ngo bakosore imyumvire. Ntabwo nshaka ngo bakosore agakiza, ahubwo hakosokwe imyumvire
abantu babonamo Yesu, ahubwo ngiye numva kuko Yesu uko yaba asa kose twe kumuzana ngo bamudutsindagira ati ni Isura n'umuzungu muyifate gutya, kuvuga ngo Yesu yaje mu ishusho y'Imana, niba ndi umwizera amenye ngo nsa na Yesu. C'est tout, ibyo byumvikane bityo. None se Bibiliya kuivuga neza ko buri muntu wese asa n'Imana, ko twaremwe mu ishusho y'Imana, uretse ko nta nuhagarara hariya ngo avuge ngo arigisha ngo Yesu ni umuzungu. Yesu bavuga ko ari Imana. Yigisha ko ari Imana, ariko nta hantu na hamwe habe no muri Bibiliya handitse hadekriva Yesu, havuga ngo Yesu yari igikara, yari inzobe, abigisha ba Bibiliya bavuga ko Yesu yari umuzungu. Barabivuga rwose. Reka bavuga aho yavukaga, uwo akomokaho, bakavuga ko ari Imana. Ntago bajya bavuga ngo ni umuzungu. Yesu bavuga ko yari white rwose, bakabivuga none hari ahantu byanditse muri Bibiliya. Ntaho biri muri Bibiliya. Ahubwo ikibazo bo banavuga ko Bibiliya ngo guhera kuri Adamu na Eva ntahagaragara umwirabura. Bo bavuga ko none se niba ntahagaragara umwirabura, igihe isi yari imaze kurangizwa n'umwuzure, Nowa ko yari afite abahungu, hanyuma hakaza nanone hari yuriya wasetse se nindi ni Hamu. Ni Hamu. None se umuhungu wa Nowa ntibavuga ko yari yirabura? Bibiliya ntivuga ko yiraburaga. Biriya nabyo yoherejwe no mu majyepfo aho muri Afurika. Biriya nabyo ni ibintu dushobora kuzakorora ubugororangingo kwa kiriya gitabo, kuko buriya igitabo cy'Itangiriro ni igitabo gikomeye gusobanura, ariko rero kirabisobanura neza. Burya igitabo tujye tubwiriza hano turi kuganira iby'ijambo ry'Imana, tugomba dushatse twakinjira no muri historique y'igitabo, kuko niba igitabo ibitabo uko byanditswe burya ni nako byakagombye gusobanurwa mu buryo bwabyo byanditswemo. Niba ari ibitabo rero bavuga ko ari mite, ninde ubivuga? Ni amateka ya Bibiliya nyine. Ninde ubivuga? Abanditsi ba Bibiliya. Abanditsi ni bande? Abayikura mu rurimi rw'Ikigiriki, abakura mu rurimi rw'Igiheburayo, bavuga kuko Bibiliya bitabo bitanu bya Mose. Icyo gihe bazanavuga ko na Yesu nawe ari mite. Njye sinyabyemera. Nyine sinyabyemera. Ariko ko tugenda kuri context y'igitabo, oya nge ntabwo nemera ijambo ry'Imana. Twemera ko ari ijambo ry'Imana. Bibiliya nyine twemera Bibiliya. Ni kimwe no kuzasanga hari Bibiliya irimo ibitabo birenze ibirimo hano 72 uko byaba biri kose muri Bibiliya zindi, kandi nabyo ibyo nabyo ariko na Yesu bamwene Sirake, ba Tobias, uriya mudamu witwa ni izina ry'iyo kontari kitari kuza ryihuse, nawe hari ibitabo nko muri Kiliziya Gatolika birantagatifu, harimo ibitabo bitandatu twebwe tutagira muri Bibiliya yera. Ariko ibyo ngibyo ni iyindi deba nayo tuzareba, kuki hari Bibiliya zifite ibitabo byinshi izindi zikagira ibitabo bikeya. Iyo nayo ni indi deba, nayo ni amateka y'imyandikire nyene ya Bibiliya. Niyo mpamvu nabwo iyo turi kwiga ijambo ry'Imana tugomba no kujijuka. Rero iyo ugiye ntuza muri commentaire za Bibiliya usanga harimo ibitekerezo by'abantu ubwabo ku giti cyabo. Rero ibyo bintu by'ibitekerezo by'abantu inshuro nyinshi ntabwo mbikurikiza, cyakoze ndi muri theology nagenda nkabigoroka nkabyiga. Ariko nawe wemera ko Bibiliya bagenda bayikosora umwaka. Nyine ndi kukubwira ko habaho commentaire za Bibiliya. No gukosora Bibiliya byo gukosora Bibiliya byo commentaire. Ni nkuko turi hano kuri kiganiro, sibyo? Umuntu akaza agakomanta kuri ibi turi kuvuga. Ntago bivuze yuko twebwe ibintu turi kuvuga niba hari umuntu uje agakomanta igikomantere yiwe tuyifata nk'ukuri. Ariko nk'ubu haje nk'umuntu akavuga tuti mu by'ukuri ngewe iyo mize nayinjiyemo kuko nasanze Yesu ari umwirabura. Uwo yaba arushijeho kuduhereza iki? None niba umucyo ashobora kuvuga ati rero iki gitabo
cyanditse muri bibiliya ntabwo ari ibintu byabayeho. Mite bivuga ibintu bitigeze bishobora kuba byarabaye cyangwa bitarabaye. Nyine ariko ubwo urumva niba ikintu kitarabayeho cyangwa cyarabayeho, ubwo urumva ni ugushyira abantu mu runga. Reka tureke kuvuga cyane kuri bibiliya ko ntabwo twaje kwigisha. Ni ugushyira abantu mu runga. Umunsi twaje kwigisha bibiliya nabwo turi gusobanura, ariko turi muri waruzi gusa turi muri waruzi ko abantu bagombaga kukamenya, kuko bibiliya imyandikire ya bibiliya abanditsi bayo cyangwa abasemuzi bayo hari ibyo batemeranyaho, hari ibyo bakomanta, kandi komantere zabo ntitwazifata. kandi ubushakashatsi bwabo buhoraho bugumya buza. n'ubu ngubu hari ibindi bitabo buriya ngo hari umuzingo, ngo mu muzingo buriya ngo hari ibindi bitabo batabashije gukusanya byahumetswe nabyo n'Imana. ubu ndi kumva ngo nabyo biri kwegeranywa, bari kuvuga ngo mu mikosorere ya bibiliya ngo ibitabo bishobora kuziyongera cyangwa bikagabanuka. Reka tubitegereze turebe. muri wari uzi ko rero twari turimo tuganira tuti mbese Yesu isura yiwe utekereza ko asa nawe, utekereza ko asa n'umuzungu, utekereza ko asa n'umwirabura. Amakuru ahari rero ni uko bivuga kuko hari mize irimo amashusho ya Yesu amaze imyaka ibihumbi n'ibihumbagiza nyene kuva aho Yesu agaragariye kuri ino si. Ese wagira ngo iminsi ntiri no kugenda 2024 imyaka 2000 irenda gushira na 2022 irenda gushira, kubera ko muri 2033 uretse ko bavuga kuko buriya ngo batangiye kubara Yesu amaze imyaka 7 avutse. Ayo makuru hari icyo wabo hari turi muri wari uzi ko muri koronoloji bavuga ko ngo bashobora kuba baratangiye kubara rimwe Yesu amaze imyaka 7 avutse. Ibyo ngibyo nabyo twazabifatira igihe, ariko nyine urumva mu kubara mbere kera babaraga baturuka hejuru, babaraga baza muri minusi. Noneho rero ngo baje kugera kuri 0 ngo Yesu amaze imyaka 7 avutse, babona ko batakomeza bajya inyuma. Kandi nyuma y'imyaka ibihumbi byanze bivuze ngo hari events cyangwa se hari igikorwa kidasanzwe cyabaga. Igikorwa kidasanzwe cyabaye rero ni ukuvuka kwa Yesu. Ahubwo tukibaza noneho ko yashize ntihagire igikorwa kidasanzwe kiba, ariko cyarabaye. Wari uzi ko hari igikorwa cyabaye buriya kidasanzwe? Cyarabaye imyaka 2000. Cyarabaye muri ko kugira gutya muri iyo balance icyo kinyejana cy'imyaka 2000 kitarashira. Iyo sekuruza byanze bikunze agomba kuba mu kintu kidasanzwe kandi cyarabaye, ndetse habaye mu bikorwa byinshi. Igikorwa cya mbere cyabaye kidasanzwe muri uyu mwaka w'2000 nyene muri iyo sekuruza ya 21 turimo, i Roma umupapa yareguye kandi ntibibaho. Undi yimikwa undi akiriho. Ikindi cyabaye, isi yatewe n'icyorezo, isi yose hatabuze mu gihugu na kimwe, abantu bose bajya mu rugo. Sibwo bwa mbere byari bibaye se? Ubwo byari bibaye ku isi. Ubwo se ntabwo asi ikintu kidasanzwe cyabaye? Sinzi, nyine hariho isi ya mbere ya corona n'inyuma ya corona. Ubwo rero abantu bashatse batangira no kwandika no kubara bundi bushya. Kuko abantu hari igihe cyageze baba mu rugo batabara. Ntabwo batangira kwandika. Reka tuzareba abahanga abahistori icyo bavuga. Reka rero tuze turi kugerageza kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Twibaze tuti ese aya makuru agumye kuvurwa n'abantu bakeya, birashoboka ko abantu bayafatira umwanya wo kuyasesengura bakamenya ukuri kwayo? No kujya kuyasesengura, ahubwo sinzi, ntago nibuka neza site nabikuyeho. Oya, site irahari, twibwira abantu. Site irahari abantu bashakiraho amakuru. Ndumva site irahari, twayireba. Site turumva ko ihari uko byagenda kose. Site y'aya makuru
byanze bikunze ikibazo ishobora kuba iri mu Kirusiya ariko ngewe ndaza kuzadawunirodinga ndebe. Russia opens its vote to revise Black Biblical Israel. Black Biblical Israel. Ubwo rero urabona buriya wanditseho reveal Black Biblical Israel kuri YouTube ku bantu bakoresha za YouTube bahita babona aya makuru. Ntago ari amakuru mahimbano turi kuzana hano. Ni Umurusiya nawe ushishikajwe no kumenyekanisha ibya Yesu watangaje aya makuru, ariko bite ko ari ibintu biba biri ku mbuga nkoranyambaga. Dushishikariza buri wese kugira ngo acukumbure akore ubushakashatsi bwaho kugira ngo tumenye neza. Twebwe ikidushishikaje cyo kumenya ngo Yesu yari umuzungu cyangwa yari umwirabura, ubwo ikidushishikaje no kugira ngo Yesu niba yarakomotse mu birabura nibyemezwe kuko Kristo umukiza w'isi yakomotse mu muryango w'abirabura. Ntabwo ari ibyo byadutera ishema, cyadutera ishema no kumwizera no kumwiringira. Icyo nicyo kiduteye ishema, kandi tukamenya ko ari Imana, kandi abantu bose bakamenya kuko haba mu bazungu cyangwa haba mu birabura Imana ishobora gukoresha uwo igize gute, uwo ishatse, kuko ntirobanura kuki ku butoni. Ijambo ry'Imana ryo tubwira ngo mu Mana nta mugira iki, nta muroma, nta mugabo, nta mugore. Mu Mana abantu bose bagira bate, abantu bose bararana. Rero muri wari uzi ko tugana ku musozo turagera ngo ugire icyo ubwira abantu bakiyumvisha mu mitwe yabo kuko nta cyiza cyava i Nazareti. Se koko nta cyiza cyava i Nazareti kubera ko wakenye. Kristo yarahavuye nyine. Kandi burya rero ikintu cya mbere umuntu akwiriye kumenya ntukisuzugure ko waba uri kose, uri umuntu kandi ujye wikunda. Ubundi ikintu cya mbere kibaho cya mbere kibi ni ukwiyanga. Ukiyanga ukumva ntiwikunze. N'ijambo ry'Imana riravuga ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Niwiyanga rero n'abandi uzabanga. Ukwiriye kubanza kwiha agaciro, ukikunda, ukiyemera ukuri. Ukiyemera ukuri, simvuga bya bindi byo kwiyemera nka kwa kundi bajya vuga ko umuntu yirata cyangwa agira gute, ahubwo ugomba kwiyemera ukuri. Rero kuba umuntu ukusa, nongere mbonereho reka maze utaravaho banza ukomeze. Mbonereho no kubwira bagenzi bacu baba muri ibi bihugu by'abazungu, umuzungu aramutse akwise kuri umwirabura, uri umwirabura, byemere nibyo uriwe kandi ni byiza, ube fiyeri yabyo kuko uri umwirabura. Uri umwirabura pe. None se ubundi umuntu umwirabura bagira ngo bamwite umuzungu? Ntabwo muzi impamvu. Uri umwirabura waremwe nyine kuri iryo bara, kandi ku isi habaho amabara ane tuzi twize twese: ibara ry'umwirabura, iry'uwera, iry'umuhondo ndetse n'umutuku. Oya, kuba umwirabura ni icyaha? Njyewe ikintu njye mbaza kugira ngo umuntu atinye kwitwa umwirabura ari we, ni iyihe mpamvu? Ni ukubera ishusho abantu babafatamo. Iyo shusho rero bazaguma kuyidufatamo nitugumya kuyambura ubwirabura. Ubukene nibwo butuma abantu basuzugurika. Ubwo bukene rero kuburwanya ni ugukora cyane. Nta kindi kintu kizatuma tuweguka. Gusaba Imana tukabona ni ugukora cyane, tugasaba Imana, ariko natwe iyo Mana tugakora. Naho ubundi byo kuvuga ngo byo none se umuzungu w'Kenya arubahwa? Nawe nyine bibaho nibyo nawe bamugira umwirabura. Ibyo nakubwiye ko nawe bamwita umwirabura, ariko umukene ni umukene, kandi burya gukena nabwo ntago ari ingeso. Hari n'ukora bikanga. Hari ukora bikanga, ariko mu by'ukuri ugomba kwiyemera. Ariko niba unakoze bikanga ntago wakibureminga. Ugomba kwiyemera ukuri kandi ukiha agaciro. Njyewe ahubwo ikintu kinkunda nkunezerwa cyane ni ukunyita umwirabura ukomoka muri Afurika.
nkumva mbega unyisa Afurika ibyo umutima wanjye nuvunezerewe kuko niba umunyaburayi yiswe ahubwo abantu banumva barwanira kwitwa abanyaburayi kubera ko hakize ni byiza byose twavuze nyine kubera ko hakize umuntu ajya kuvuga ati dore ntuye hariya oya nanjye hano kubera ko dukorera ikiganiro hano mu Burayi nanjye nyine turavuga turi mu Burayi ariko niho turi nta handi twavuga ko niho turi ariko inkomoko yacu ni Afurika kandi twifuza ko isi yose ubwo izateranira imbere y'Imana hari uzavuga ngo ndungo ngiye nkomoka hakenya cyangwa hakize se buri wese azazana ibyo yakoze none se iyo tujyamo hariya iyo umuntu ubuzima burangiye hari utera amahane ngo muranjyana ngo ndi umwirabura cyangwa ndi umuzungu ntibibaho turagenda twese turagenda kandi nta ujya harehare kurusha undi twese tumanuka kimwe n'ibindi byose bizagira so rero abantu bamenye neza kuko niba twese tumanuka gutya nta uzamuka ngo agiriya gutya n'amaguru bamenye neza ko n'ibindi byose bujya tubinganya agaciro rero reka tusoze ikiganiro cyacu tubwira abakunzi bacu ko ubushakashatsi burakomeje buri kugenda bwerekana yuko no mu birabura havamo ikintu cyiza kandi ikindi abirabura nubwo wahungetwa nubwo wahutazwa ni ugukomeza imbere nta gusubira inyuma nta kwicara nta gutuza ni ugukomeza iki imbere kandi tukizera Yesu kandi Yesu twumva ko azaturengera Imana yaturemye ikatushyiraho nk'abirabura niyo kwiringirwa niyo kwizerwa ntabwo tuzamera kuko duhutazwa kubera uko dusa tuzaharanira ishema ryacu tuzibohora tuzaharanira kugira ubuzima bwiza Roho nziza muri Kristo Yesu na hano mu isi kandi abantu babibone ko dufite ubuzima bwiza ntabwo tuzavuga ibintu byo ku munwa gusa rega n'ubundi iyo bamaze kumwakira nk'umwami n'umukiza n'ubuzima arabuguha oya hari nabo bivuga ku munwa gusa ukabona nta ibimenyetso ubu Yesu tugiye kuzajya tumuvugisha ibimenyetso atanga amahoro abisi badatanga tuze mu mitima yacu icyo tubonye cyose tucyakire kukibyaza iki umusaruro umuntu nagera mu makuba amenye ngo ayo makuba ntabwo kugira kure ariko no gufata itarantu kayibyaza uko niko bigomba kugenda rero bakunze rero bacu twababwiye ngo bohoka wisanzure roho nziza iture mu mubiri muzima nta kundi rero ni ukwisanzura muri Kristo Yesu nta handi wakisanzurira rero ni ukugumya kwegera Imana no kugumya kumva kuko tutazemera gupfukiranwa n'iki n'imiraba n'imihengeri n'ibishaka kutwambura ubumuntu ibyo byo ni ukuzagumya ikizashaka kutwambura ubumuntu cyo kwino si ni ukuzitabaza imbaraga z'uburyo bwose iz'ijuru iz'Imana yaduhaye icyo kintu tukacyegeza ku ruhande ikindi nabwira abantu ni ugukomeza gukurikirana ubushakashatsi haramutse hagize n'ugira andi makuru abona nawe yazatwandikira n'ahakanyaya muri komenti yazatwandikira muri komenti noneho tukabasha gusesengura neza abantu bakabasha gusobanukirwa neza urwango ruri hagati y'aba bantu impamvu urwo rwango ruza abantu bagakurikirana iyo umuntu ari gukora ubushakashatsi nyine ashaka impamvu zose uyu mushakashatsi we yavuze kuko binashingiye ku bukire bavuga kuko Yesu kubera ukuntu yari yarakurikiwe n'abantu benshi akagaragaza kuko rero mu rwego rwo guca intege abo Yesu yakomokagamo babashije no kubambura ibyabo turacyakora ubushakashatsi ngo tumenye iyo byerekeza ariko icyo twizi neza ni uko roho nziza igomba gutura mu mubiri muzima kandi umuntu ni kundi reka rero twifuriza abantu pasika nziza
yego ni cyumweru gitaha ni pasika kandi mugire ibihe byiza mwitegura umwami Yesu mu mutima turandura za karande inzangano ibikorwa bibi byose umuntu yaba ari gukora muri iki gihe cya none Imana imufashe abashe kubyivana. ariko tubwire abantu ngo Yesu ntabwo uzavuga ngo waramwakiriye utari kusabana n'abantu nk'uko yasabanye n'intumwa ze. Urukundo rugwire kuko buriya ni urukundo rukomeye Yesu yagaragaje ubwo yakiraga intumwa ze 12. N'urukundo yagaragaje adupfira ku musaraba. Na ruriya rukundo no kwihangana. Rero tuba ari byo tugenderamo natwe muri iki gihe cya none. Icya mbere nifurije abantu ngewe pasika mbifurije ni ukugira urukundo tugakundana abantu b'Imana tugakunda n'ab'isi kugira ngo babashe kumenya. None se ugira ngo Yesu yigeze yirukana Yuda mu bo yahaye imigati na divayi? Yaravuze ati ahubwo turi buhuriza amaboko ku mbehe niwe umugambi. Ntabwo yigeze avuga ngo Yuda wowe rero ngo kuko ibyo mbivugiye uvuze ati n'abaduhutaza rwose tubasabira umugisha tubasabira ibyiza. Ibyo binyibukije rero Yesu utigeze asunika Yuda akamubwira ati Yuda rero urukundo ruganze urukundo rutsinda ikibi. Hari umuririmbyi waririmbye ngo urukundo rukwiye gutsinda ikibi ruganze nk'uko bivuga ubusabane bube bwose. Iyo ntama rero ya pasika tuzayisangire twese ntatazagira uyirya wenyine. Kuwa kane mubekara mumbabari kuwa kane bitegure kizamo ikidaro mwitegure. ariko bura nta kiganiro tuzakora kuwa kane dukore dusangire umwana w'intama wa pasika. no ku hano nabonye no ku masoko ibiciro byazo bazigabanyije intama ubwo ni kugira ngo abantu bayotse bayirye bayimare. Mwana w'intama n'ufite ibishyimbo kandi azabitegure neza kuko ngo nabyo birashoboka iyo nyama ishobora kutaboneka ariko umuturanyi yayifite nyine akaguherezaho na za mboga zisharira ariko buriya si isogora cyane isogi zabisogo zabagasombe. reka tubifurize rero pasika nziza. Ejo ni umunsi w'akazi mugumye muhahe muronke ariko muri kwitegura nyine kuzagira ubusabane aho mutuye muvuga muti Kristo yarabambwe turabamburwa yadusigiye umurage mwiza ari bwo busabane kuko yasabanaga n'intumwa ze. Reka natwe abariko dusabana abaturanyi abavandimwe aho turi hose. Naho kuwa kane turi gusangira umwana w'intama wa pasika. Nibwo tuzongera kuvuga kuri pasika ariko ibiganiro byo ntituzabura ikindi kiganiro wenda tuganiraho. Ariko ibya pasika byo uriya muhango natwe hano mu rugo rwacu nidushaka ahubwo tuzanawukora kugira ngo turebe neza tukajya kuri TV tukereka abantu uko turi gukora uyu muhango. So rero murumva ko kuwa kane ushobora kuzasangira umwana w'intama. Reka tubabwire ngo mukomeze musenge kandi Imana igomeze ibahereze ibyo mwifuza byose. Roho nziza rero itura mu mubiri muzima nibohoka wisanzure TV. Naha dusoreje ikiganiro cya waruzi ko ese ko kukiriza kwe kirazira. Ni ikiganiro kizakomeza uko tubonye teme cyangwa se tubonye insanganyamatsiko ishobora gutuma abakristo barushaho kujijukirwa n'iby'Imana batabwirwa ahantu hose. Imana rero ibishimire. Ciao ciao.